ndengakamere biba byarakozwe n'abantu batandukanye, ariko ntago ari twebwe ubwacu tuba twarakoze ibyo bintu, ahubwo no kwerekana ababikoze uko babikoze, kugira ngo noneho rwa rubyiruko narwo rumenye ya mateka uko yagenze, noneho bibe na ngombwa yuko ibyo bintu bitazagaruka mu mitwe y'aba bantu kuko bamaze kubona ububi bw'ibyo bintu uko buteye. Nicyo kintu gituma dukina amafilime, iyo tuyakina abantu ntibakatwumve nabi cyangwa ngo batubone nabi, kuko tuba twerekana ibintu byabayeho cyangwa se bishobora kubaho. Ibyo bintu kugira ngo bisige mu mitwe y'abantu benshi cyangwa se mu banyarwanda inyigisho zisobanutse, kugira ngo nabo babe abantu basobanutse. Niyo mpamvu Niriwe muraho bakunzi b'Agato Media TV, turi kumwe na mugenzi wacu Aloys nkuko musanzwe mumenyeranye. Umuntu wanyu nge ndi Skid, umuntu mushyashya ku Gato Media TV. Tugiye kuganira na mugenzi wacu Aloys kuri kariyeri ye, ibibazo bigiye bitandukanye turi bwibandeho, narabidufashamo. Niyo mpamvu twamuzanye. Bahizi watangiye suhuza abafite wawe. Ndagira ngo suhuze abakunzi b'Agato Media TV. Ndibahizi nk'ibisanzwe nyine barabizi. Ndagira ngo rero n'ubundi bagumye badukurikirane muri iki kiganiro, kandi ndizera ko kiri bubabere cyiza cyane. Bakomeze kureba, bazamuke cyane rwose birakenewe. Bahizi ubu ngubu ukina filime. Yes. Ndetse ukaba n'umuhanzi. Cyangwa nuba n'umunyamakuru rimwe na rimwe. Ni ibintu bingana n'ibintu bitatu. Ibyo bintu bifatanya gute? Ubijera gute? Ese filime uyu mwanya ungana gute? Umuziki kwa mwanya ungana gute? Ibiganiro? Ngira ngo rero urabona muri kariyeri duhuriramo tweshe kenshi, ikenera ibintu bitandukanye, ugenda ureba ku bintu byose kugira ngo umenye abantu ikintu bashobora kuba bahitamo bakunze bashyizeho umutima, kandi byose ni hanze. Kandi rero ngira ngo ibyo mw'isi na urabizi aho isi igeze ubu ngubu, isi irirukanka cyane, n'abayirimo tugomba kwiruka cyane kugira ngo turebe ko twasiganwa nayo. Kuba rero twiruka cyane kugira ngo dusiganwe nayo, tureba ku bintu byinshi bitandukanye. Ibyo byose rero kubera ko ari starago nyine, tugomba kubishyiramo imbaraga kugira ngo turebe ko hari ahantu twagera. Nibyo bimfasha rero mu buzima, nta zindi mbaraga zindi zihari, ni ukwiyumvamo gusa ko tugomba kuzishakamo uko byagenda kose. Uzi impamvu banjije icyo kibazo? Ni uko ibyo bintu bikora byose ukabibasha, kandi nzi ko ufite n'urugo, hari n'izindi nshingano ngombwa mu rugo. Ubu usabwa ibyo bintu ukabifatanya gute nyine? Ngiye ndibaza, ese umuziki uwo mwanya ungana gute? Filime ukaba umwanya ungana gute? Ese byose ukundamo icyo umwanya munini cyane? Ibi bintu byose rero njyewe buri kimwe cyose numva nagiha umwanya uko byashoboka kose, kandi buriya ibintu byose mu buzima akenshi bisaba kwigomwa. Rero nta kindi kimfasha, ni ikimfasha gusa ni ibijyanye no kwigomwa muri bya bindi byose, kandi ikindi ni ukwisunga Imana, kuko Imana niyo ishobora byose, kuko ibintu byose hatabaye Imana ntiwabikora. Impamvu mbivuze gutyo nuko mu muryango wanjye akenshi mbona ibi byose mbyirukankamo, kenshi nkanabyirukankamo ntiyumvamo izo mbaraga, ntiyumvamo ubwo bushobozi, ariko nkabona byose byabaye. Tukivuga kuri filime, hari filime mperutse kubona hanze, wa mugenzi wanyu ni Bonaventure. Bonus ariwe Bonaventure. Yatumiye mu kiganiro Vasazi kuri TV, hanze ibona bikomana niyo wakimukoresheje. Ariko nabonye bisa nk'ari we type muri iriya filime. Iriya filime ni idea niho witekerejeho, ni Bonaventure mwese mwarahuje, yaje gute? Uriya mutipe rero twarakoranye cyane igihe kinini. Kuba rero twarakoranye, kuba agira ibikorwa runaka akaba yantumira tugafatanya, ni ibintu biraho bisanzwe. Ngira ngo mbese uretse wenda nk'ibintu rimwe na rimwe tubona bigenda bihindukira muri industries twese twibonamo, ariko ubundi ni umuntu twagiye tubana ubuzima bwa hafi nk'uko nabikubwiye, ku buryo icyo agiye gukora cyose akaba yankenera,
ashobora kumbona mu buryo bworoshye. Wenda njye ntago mbizi ko namubona mu buryo bworoshye, ariko njyewe igihe cyose nkeneye arambona. Wamuha igihe muri make? Njye nakimuha kabisa, kuko nanjye ndacyakeneye kugira byinshi nungukiramo muri industries y'ibi bintu byose tubamo. Iriya filime ngiye ukuntu nayibonye, filime idasanzwe. Mwatekereje ku bantu babonye ari amateka, ese byabafashije iki abantu mugiye kuyiha? Cyangwa se mu rubyiruko nkanjye ko ngewe ntabwo ngewe nabashije kuyibona, ariko amateka ndayiga n'ubu ni ibintu biriho mu Rwanda ndetse no mu mahanga hose, kuko genocide yabaye imenya bose ku isi kubera ni ibintu bidasanzwe byabaye mu Rwanda. Ese ku bana b'urubyiruko iriya filime mwatekereza ko yabafasha iki? Urabibona, ari amateka ya genocide ni ibikorwa byabayeho, kandi ibikorwa by'indengakamere byashavuza abantu benshi, kandi bikaba ari amateka azaguma mu mitwe y'Abanyarwanda. Uretse n'Abanyarwanda, bishobora no kurenga imipaka bikagera n'ahandi henshi, nako byaranahageze ku isi yose. Iyi genocide yabaye mu Rwanda. Rero kugira ngo abana bacu cyangwa se urubyiruko tubona muri iyi minsi rutazibagirwa ayo mateka, ejo bikaba ngira ngo dufite ijambo rivuga ngo never again. Never again ni ibintu bivuga, ni ijambo rivuga ngo ntibizongere. Rero niba iryo jambo rivuga ngo ntibizongere kubaho, no kuvuga ngo n'urwo rubyiruko rugomba kumenya ayo mateka. Mu gihe tuvuga ngo ntibizongere, n'urwo rubyiruko narwo rukaba rubizi, dore ko ari rwo Rwanda rw'ejo, kugira ngo ikibazo cyose cyavuka muri bo bazabe bagisobanukiwe, be kubyinjiramo uko babyiboneye. Ariko nanone impamvu nayitekereje kukikubaza, ushobora guhura nk'umuntu wabonye n'iriya filime. Iriya filime yamaze kwamara, ni filime yagiye muri Art Rwanda ubuhanzi, mu Mbuto Foundation ikiriye, ibasha gutambuka iratsinda. Gusa abantu benshi bayibonye ko niwe wari type nawe utanga imikoro, kugurira abantu, mbona bashishikariza kujya gukora kariya kazi. Ushobora guhura n'umuntu akaba gutekerezaho nabi, byagiye bibaho kuri bangenzi, filime bajyaga bakina zikazi ikikango, bituma abantu babatinya. Kugira ngo ubwire Abanyarwanda ko iriya ari filime, ari inyigisho washaka guha Abanyarwanda, atari ibintu nyine byatuma bagutinya. Ngira ngo wenda nk'uko mbajije, ibintu byose tuba dukina muri ubu buzima ni ibyerekana nyine inzira tugendamo uko iteye n'ibiyiberamo. Rero kuba dukina amafilime cyangwa twarakinnye iriya filime, ni ukuvuga ngo ni ubuzima bwabayeho. Tuba dushaka kwereka abantu ibikorwa ndengakamere akenshi abantu ducamo, ibikorwa ndengakamere biba byarakozwe n'abantu batandukanye, ariko ntago ari twebwe ubwacu tuba twarakoze ibyo bintu, ahubwo ni ukwerekana ababikoze uko babikoze, kugira ngo noneho rwa rubyiruko narwo rumenye ya mateka uko yagenze, noneho bibe na ngombwa yuko ibyo bintu bitazagaruka mu mitwe y'aba bantu, kuko bamaze kubona ububi bw'ibyo bintu uko buteye. Ni icyo kintu gituma dukina amafilime, iyo tuyakina abantu ntibakatwumve nabi cyangwa ngo batubone nabi, kuko tuba twerekana ibintu byabayeho cyangwa se bishobora kubaho. Ibyo bintu kugira ngo bisige mu mitwe y'abantu benshi cyangwa se mu Banyarwanda inyigisho zisobanutse, kugira ngo nabo babe abantu basobanutse. Niyo mpamvu genocide jewe yabaye mfite imyaka 55. Bivuga ko genocide ishobora kuba yarabaye mfite ndumva ari mfite nka 25 gutyo. Ese wewe nujya wandika amaproje yawe ngo uvuge ni filime yanjye kanazikina? Bana proje ndazandika cyane, ngira ngo ndetse no muri iyi minsi arizo turimo gukorera ku Gato Media TV. Hari nk'iyitwa Umupangaye na Nyirinzu, hari indi yitwa Ishavu. Ibyo byose rero tuba dukora, hari abantu bamwe babireba bakagira ngo rimwe niba ari byo kwishima bishime, niba ari byo guseka baseke. Yego bigomba kubatera wenda rimwe na rimwe akanyamuneza bagaseka, cyangwa se rimwe bakanababara, ariko bajye bibaza ngo ese aya ni amateka abaho
cyangwa se ni amateka atabaho. Ibyo ngibyo nibyo tuba twashyiriyeho buno buzima kugira ngo abantu babukurikirane. Uratuye cyangwa urakodesha? Dore ko tekereje umpange na nyirinzu burari impamvu. Mbo ntago ntuye ndakodesha. Ngira ngo mbo nabyo byaza ari impamvu, ariko cyane cyane nabyo byaza ari impamvu. Reka mbivuge gutyo kuko n'ibindi byose dukora hari ingaruka rimwe na rimwe bitugiraho, hari n'izo bigira ku bandi, byose tuba dushaka kubyerekana uko bigenda bibaho mu buzima. Buse umaze gukina filime zingahe? Umaze kugaragaramo izuzi zo wibuka? Filime rero maze gukina ni nyinshi, hari izagiye zinyuramo kuri channel yitwaga Bakame. Hari Bakame yagiye ari wowe? Bakame ngira ngo yari umusore ubu twita Bonasi muri ya filime. Bakame oya nawe yikinyemo. Nayikinyemo. Ubu nyine nzi ko ari ndimbati wayikinyemo ko ukuntu musa. Waruzi ko ari ndimbati. Nzi ko ari ndimbati. Ariko nubundi nanjye ubu nabaye ndimbati mutoya. Kuko nta nakantu kaba karimo. Akantu kaba karimo. Akantu sano ntago nabanze inzira byaciyemo ngewe kuko kugeza ubu ngubu nduwo ndiwe cyangwa se uko abantu bashaka kunyita simbizi, byose biterwa nuko abantu babifata cyangwa babyumva. Ufite abana n'umugore? Mfite abana ariko wende ikigeretseho cy'umugore we ntawe, ku mpamvu nyine rusange zibera ku bantu benshi. Abana ngiye ikintu nibaza ukuntu basha kubatunga, ugakina na filime, ukanakora n'umuziki, kandi byose nzi ko bitaragera kuri level nyine ishimishije ya yindi y'abandi ba nyirabyo nyine. Byose biterwa no kwagura mind zanjye cyangwa se n'undi wese wabikenera gutyo yabikora. Ariko byose no kwagura ibitekerezo kandi ukabifatira umwanya bitewe no kwigomwa. Ngira ngo ibyo natangiye nsa n'ubivuga, ibintu byinshi ubigeraho bitewe nuko wigomwa, ariko utigomwe ntago wabigeraho. Urumva uko biri kose hari imbogamizi runaka? Imbogamizi ntizabura, ahantu hose imbogamizi ziba zihari. Ni nayo mpamvu izo imbogamizi ziba ziri mubona nyine n'umuntu uburi guhura nabyo. Bo imbogamizi zimwe nizo kuba udafite igihe gihagije muri ibyo bintu. Hari igihe uba ufatira ibintu ariko hakaba hari ikindi gihe wataye. Ikindi ibijyanye n'ubushobozi, ibi bintu dukora biba bisaba imbaraga nyinshi. Rero kuba bisaba imbaraga nyinshi rimwe na rimwe biba bisaba ko hazamo n'inyunganizi iturutse ahandi hantu cyangwa se ku bandi bantu. Iyo niyo nashakaga rero. Yes. Bivuze ngo kano kanya byose nibahizi. Ubu nibahizi. Byose nibahizi. Ariko nanone hari uburyo wenda dutangiye kugenda tubona inkunga zimwe na zimwe zituruka ku mbaraga z'abantu, ariko abo bantu nabo imbaraga bazana ni uburyo bwo kwegerana tugafatanya. Ariko iyo tuvuga imbaraga kenshi tuvuga imbaraga z'amafaranga. Amafaranga rero muri ibi bintu ndimo gukora ni nko kuvuga ngo ni ku ruhande rwanjye, kandi arakeneye amafaranga arakeneye. Bivuze ngo muri make bivuze ngo ndakenera inkunga z'abandi bantu. Ngo mu Rwanda se ukenera inkunga mu Rwanda? N'abastari baho nzi ngewe nibaribaza none se bari abantu bose ukinisha, bivuze ngo baza fofu? Bariya abantu baraza icyo bashoboye baragikora, ariko ntago biragera ku rwego navuga ngo sinkeneye ubufasha, ahubwo ndabukeneye cyane. Abantu babagira neza, ahubwo nasaba yuko ndetse na leta nayo ubwayo igishobora gutera inkunga ibikorwa nk'ibi ngibi. Nkaba nasaba yuko aho inzira zose byanyuramo kugira ngo ubwo bufasha buboneke turabukeneye pe. Kandi iriya filime ya Genocide nubwo imaze kumenyekana, bamenyekanye umuntu umwe bazi nka Bonaventure, kandi filime irimo abakiteri benshi batandukanye, nawe urimo. Bivuze ngo kano kanya ushobora kuba ari filime wenda iri kwinjiza. Yego.
ariko wenda nyine nk'umuntu wamenyekanye ko ari we nyiri filime kwandika filime akaba ari we nyine byose biri kujya ku ruhande rwe mwe ntimubiboneho nta kintu ibyo bintu babivugaho. Bo ibyo bintu biba ari ikibazo nyine gikomeye cyane ko wenda iyo filime ishobora kuba yarazamuye wenda tuvugiye Sibanga yazamuye Bonaventure, ariko uyu munsi nk'umuntu ubuzi ko yadusize inyuma kandi dufatanyije muri kariyeri, numva ko mu bintu byose yaba akora aho yaba akorera hose ashubije ibitekerezo inyuma akibuka ko hari ikintu nawe yafasha abo bantu yasize inyuma bagiye bakorana muri ibyo bikorwa byamuzamuye, nagasubira inyuma akavuga ati reka nanjye ndebe ko hari ikintu nakorera aba bantu, wenda agahera ku bafite ibyo bikorwa bifatika, numva byaba byiza kuruta cyangwa se akaba yagira nk'ikindi kintu avuga ati wenda aba bantu nabagenera ikintu kimeze nk'ishimwe, wenda kuko ubu ngubu ntabwo tuvuga ko twagendana muri iyo kariyeri yiwe kuko wenda ibyari biriho ni ukugira ngo tumufashe n'abazamuka hagere, ariko noneho akavuga ati aba bantu nibura hari icyo nabagenera kubera ko nabo bakoze ibi bintu bikaba bifite aho bingejeje, icyo nacyo cyaba cyiza. Abonye asa nk'umuntu uteye ukuntu kwe nawe icyo ngicyo cyo ni ikintu umaze kubona ku bantu benshi, cyane ko n'aba basitari bacu tuvuga, iyo umuntu atangiye kubona hari inzira yo kugafata, kuko ubu ntekereza ko we ntamubarira ko wenda yari yagafata ku buryo tumubara nk'aba bandi duhora tuvuga ngo baragafashe, ariko nawe inzira ubu yarayibonye iri imbere. Ko hari ibintu bijya bibaho bakuri umuntu ako approachinze kuri projet runaka, abantu b'abasitari baba babizi, wenda mukamwana nk'amasezerano kavuga ngo wenda urugero uyu munsi nta bushobozi afite bwo yahemba umuteri ugiye gukina muri la filime, ariko wenda igihe kiniki filime izaba yamaze kugera higera ifite ikiri kwinjiza, wenda hazaba ari nk'ibihembo kuki ntabwo byabaye ibyo bintu. Bo icyo kintu ari ukuntu yagiye akitubwiramo gake gake biteruye n'amasezerano hari muri oya nta masezerano dufitanye, ngira ngo rero nta masezerano twigize tugirana ku bikorwa byose twaba twarakoze, ariko ikigaragara ni uko nkangewe impamvu biba gutyo nkeneye gutumira umuntu nshobora kumutumira akaza akamfasha, ntabwo biba biri ngombwa ko dukorana amasezerano, ariko ikiriho ntabwo nazibagirwa uyu muntu. Ntabwo biba biri ngombwa muri kino gihe turimo aracyabaho urwo ruhahiro rundi. Bo ikiriho nyine kimwe ndi kuvuga, ubu ngubu hariho uburyo ushobora kuntumira nkazi wawe tukaganira, niba nje ngo tuganire ntabwo biri buvuga ngo turashyiraho amasezerano yuko wantumiye ngo tuganire, cyangwa se niba nkubwiye ngo ngwino usayidire mfashe ikintu runaka, ntabwo bishoboka ko wenda biri buzemo amasezerano. Hari ikintu ngena ari kumva uze umfashe ikintu runaka kuri projet izanyinjiriza gutyo gusa, icyo nari kumva icyo kintu ngewe rero icyo kintu ni uko nguko kimeze nyine, ibyo ari byose niba ari twe twabaye injiji cyangwa se niba ntabwo mvuze ngo mwabaye injiji, ariko ikigaragara nyine nta masezerano dufitanye, nta masezerano dufitanye, ariko njye nicyo navugaga ku neza y'abantu mu buzima duhuriramo. Wewe uramutse mwaportinze se kuko kuri projet yaza birabi kugeza aho bigeze ubu birakomeye, noneho ubaho bigeze niba uhamagara umuntu kuko itaba bikagorana se, ntekereza yuko icyo kintu kitapfa kworoha. Wenda we tubashije kuvugana navuga ko yabimbeshya akambwira ati naza, ariko sinzi ko umunsi wo kuza wagira ngo mubwire. Weho nawe mwahuye muguti mu bihe byo mwahuye mu bihe nabwo. Bo uburyo twahuye bwa mbere ni uburyo bw'ubuzima busanzwe, uko abantu bahura bagahurira mu mubano usanzwe nk'abanyarwanda, turahura nyine turamenyana, ariko noneho tuza kumenyana ari abantu bafite kariyeri barimo nk'iyi turimo kuvuga bijyanye n'imikino ya filime. Noneho rero nyuma yaho tuza gutangira kuganira ibyo guhuza mu bijyanye n'ibikorwa. Bo nta nubwo ari ukuvuga ngo ubu ngubu niba nta n'amasezerano yabayeho
hari uburyo bwinshi twagiye tugendanamo mu bikorwa bijyanye no gukina filime, byari bifitemo n'uburyo bwo gukorana amasezerano, ariko si no kubeshya, hari rimwe na rimwe hari igihe abantu birengagiza ibintu. Hari ibyagiye byirengagizwamo aho ngaho byagira n'isano n'icyo warumbajije, ariko rimwe na rimwe ntibyabaho, ntibyigera bifata umurongo wo kugira ngo bigaragare ko byabayeho. muri make byabaye mu Ibyo byagiye biferinga, byabaye mu kavuyo kubita murakora birarangira. Ariko wenda ibingibi byo ni ibindi bintu byaje nyuma, byagiye bigira uruhererekane, ariko biza kugeza igihe biragafata. Binavuze ngo ibi bintu kubikora ni ukwihiriringa, ni ugufata igihe, mbese ni ibintu bigoye, ariko byanga bikunze urashyira ukahagera. Nawe ngira ngo niyo nzira yaciyemo arahagera, ariko yahageze afashijwe n'abantu barimo nanjye. Wibitinda we ataza no kubirakariramo, wenda simbizi ntabwo ibyanyu mbizi, njye nibarizaga nyine akazi kanjye ngunda kwibariza, ubundi ngunda kwibariza. Oya, ni byiza cyane. Iyo umuntu byumva nabi ngo ninjiye mu bintu by'abandi, kimwe nuko wajya nko kuri televiziyo Rwanda se ku isibo abasitari batembera bakaba banakikubaza nk'ibisanzwe, twese duhuriye mu kintu kimwe n'ubundi. Ashobora kuba umunyamakuru wo hasi akaba yakikubaza, cyangwa se no hejuru akakikubaza. Ubu ngubu umaze iminsi ishyira 2920 ukoresha urukuta rwa YouTube, gusa ubu ngubu bishobora kuba cyatangira guhenda turamanitiza. Yego, ntabwo ujye ucika inyungu ngo kubera ko biri gutinda kandi mfite ibindi bintu ngomba gukora, ngomba kubireka wenda. Ujye ubitekereza ibyo bintu. Ikintu kijyanye no gucika intege cyaba cyarigeze no kubaho, kandi nubwo tuvuga ngo nta monetize nigize kubigeraho, ariko mbigeraho ari ibintu muri njyewe bidasobanutse, kuko sinari mbisobanukiwe cyane bijyanye na YouTube. Na n'uyu munsi YouTube ntabwo wapfa kwisobanukirwa cyane, ariko nibura hari ibyo ugenda umenya, ukabona ko hari umwanya byagutereye cyangwa se hari umwanya byaguhaye kugira ngo habemo imbaraga. Urumva rero monetize narayibonye, ndagenda ndaryama, numva ko wenda ibyo ngibyo bihagije. Ndarwara bikomeye cyane, bituma ntakaza umwanya wo gukorera YouTube. Rero simbizi niba nta zindi nzira na n'uyu munsi ndasobanukirwa abantu bacamo kugira ngo bagire uburyo bahuza na YouTube, noneho bayibwire nk'ibibazo cyangwa imbogamizi bagiye bahura nazo, mu buryo tujye kubona tukabona ibintu baratwaye, ariko ntitumenye aho umuntu yabariza ikibazo. Rero naje kubona monetize yanjye yaratwawe, ndetse n'amasaha yose aragenda. Naje kuguma nibaza byinshi, ndavuga ngo se ko mbona amasaha yagiye, monetize ikaba igiye, bigenze gute? Ariko nza gukubitana n'ikiganiro rimwe kidusobanurira ko YouTube iyo umaze nibura igihe kingana n'umwaka cyangwa amezi 6 udashyira igikorwa runaka, iyo monetize bayikwambura. Aho hantu nahise ntuza, ncisha make, ndavuga nti buriya niko byagenze, nicyo nahagarariyeho. Nagumye no kugenda nkurikirana andi makuru, numva ari uko nguko bigenda. Rero nuko nguko nizo ngorane nagize, ubu nkaba ndimo ndwana nabyo, nanone shyiraho ikindi gihe kugira ngo mpagere. Ahubwo simbizi, wenda mu buryo muri bugumye kumbaza, hari n'utundi tuntu wenda ndi bugende sobanuramo duke, ariko ndakurikiza ibibazo mubaza. Nta kibazo, hari n'ikintu ushaka kuvangamo se kurumva? Natwe ikintu nashakaga kuvangamo ni ukuvuga ngo ubu ngubu murabona hari abantu benshi ngo bajya kugura amacano, ndetse hari mugenzi wanjye ariko nibisanzwe n'ibintu biri nicyo nashakaga kwerekezaho, shaka kwerekana uburyo abantu bajya kugura cano nabo rimwe na rimwe usanga baza bapfobya ibintu abantu bakoze, ugasanga bazana ngo amafaranga ngo 300 ngo 100, ariko cano buriya niyo yabimaze igihe gito yitangiye, ibintu iba yaragutwaye, umuntu uzuvuga ari amafaranga ntago abaza agaciro YouTube yatwaye. Hari yose bigeze kuva hari mugenzi wanjye witwa Just, ubu ngubu hari igihe kimwe yagiye kugurisha channel ye,
ntago nzi wenda igiciro yari ihagazeho icyo gihe, ariko ikibazo kimwe ni uko yaje kugira ibibazo, abantu bari barimo bagura cano bakaza kumutera ibibazo, cano ye bakamubwira ngo bayisibye, nayo igihari ngo bayisibye ntayo igihari. Urumva noneho bamubwiye ko bayisibye, ngiye ikintu nakubwiraga, urabona nyine wararwaye bituma usubira inyuma ucika intege, ariko nyuma uza kugaruka, kandi hari abakunzi bawe benshi bari barakuvuyeho nyine babona ko utagihari. Ikintu nabasaba babe maso, buri linki babonye bajye bayifungura barebe ikiganiro bagisharinge, ndetse n'abashyashya bari kuza bakore subscribe, kubera ko kuba umaze iyo minsi yose nababwiye isanga imyaka 8, iminsi 2920 igihe kirekire, bikaba nta kintu uri kubona kiri kwinjira, kandi uburyo gikomeza kudahinga abantu ibintu bibabaje. Ikintu nasaba abakunzi ba Gato Media TV bakomeze bagushyigikire, kandi umaze no gusaza dore ni zaraje so bitangiye udafite mbi cyane none zaraje sha byaranduhije nyine, ubu nibyo byatumye nzana n'izi mvu ubona. None se ubu ni nk'iki wasaba nk'ubuyobozi bw'u Rwanda ko hasigaye hari abayobozi babishinzwe ibyo bintu? Iki kintu nasaba leta y'u Rwanda, leta y'u Rwanda niwe muterankunga mukuru dufite mu bintu byose tugerageza gukora, kandi ndabizi ko leta ari umubyeyi, yinjira mu bikorwa byose abantu dukora, ikareba akababara abantu bafite, ikareba ubukene, ikareba ibibazo, ikabishakira umuti. Nanjye rero nayisaba ngo niba babasha kunyumva bamfasha, nanjye nkabasha kuzamura bino bikorwa, cyane ko harimo n'ibikorwa byinshi dukora bikangurira abantu uburyo bwo kugira ngo bamenye ko hari ibintu biri imbere bigoye abantu, cyangwa se ibintu byateza abantu imbere kugira ngo nabo babigiriremo inyungu. Ibintu ukora ni ibintu wize? Ni ibintu wize cyangwa ni impano yawe? Ni impano yanjye, kuko ntago nzi neza ko ibintu wize biruta impano baba dufite na talent. Yes, talent ni ikintu cyawe wavukanye, anti n'ibyo bintu uzasanga mu rugamba, kandi ngiye bandi umuntu hamya ko impano karimana, impano wagiye guhaha itafata karimana. Ubwo weho ni impano yawe wavukanye? Bana ni impano yanjye, nta kindi kintu turukaho ngo nagiye kwiga mu mashuri cyangwa se ngo ni umuntu waje abinshyiramo, ni ibyanjye karimana. Reka dusa nk'abasoza tuvuge ku ndirimbo nagiye mbona uko usohora, wenda na video zifite ariko zirahari zaramenyekanye kuri channel yawe, kucyo wahisemo gukora gospel? Impamvu nahisemo gukora gospel, njyewe ndi umuntu ukunda Imana, nkakunda gusenga. Ni ukuvuga rero ngo amarangamutima yanjye yose akunda kuba ku bintu bijyanye n'Imana gusa. Bivuze ngo ubu ntabwo wahindura ngo kuzakamucerenge n'iki n'iki? Biriya niyo byabaho, ariko ikiruta cyane ni indirimbo z'Imana nakora. Kandi wabishobora? Cyane cyane. Dore igihe tugeze muri ibyo bigezweho cyane, no kubyandika ndabishoboye. N'umuntu wavuga ati nyandikira indirimbo, nzi neza ko nayimwandikira. Kandi ubasanga wabaha n'akapera? Agapera ko ni ubutaha, uyu munsi ntabwo nabyiteguye, kubera ko atari byo bintu, wenda atari wo murongo twari dufite mu kiganiro. Ikiganiro ni icyanyu ntabwo ari icyo urabyibuka? Ntabwo mbizi, wenda ibyo sinabyiteguye, ariko ubutaha ako gapera nakabaha tu. Nkanjye ndi umuhanzi, ariko nubu nakabaha. Nakabaha nk'urugero nkanjye ndi umuhanzi, nubu nakabaha. Nubwo uhora uri kuvuga ngo akapera ewana, oya nako nakabaha nta birenze. Ubwo utabiteguye nta mpamvu yo gukoresha ibintu utateguye. Njye na Rizkid twabanye muri kino kiganiro cyerekeye ku nkuru z'abahizi cyangwa se abahizi, agiye afite amazina atandukanye ariko nyine yose ni amazina ye. Ikintu nabasaba mube maso, mujye muri ibiganiro bya Gato Media TV ndetse n'ahandi hatandukanye, usanga ko kuri kwa Justin yajya akunda kujyayo. Ahandi sibyo akunda kugera? Kwa Justin njyayo, ari channel bita Aravura TV, naho nibajyaho bazambona.
Aravura TV. Aravura. Yes. Aravura cyangwa Aravura TV. Ubwo se umupfumu. Aravura TV. Ubwo se umupfumu. Ni umuganga. Ni umuganga. Umuganga cyangwa Yesu cyangwa Nderumva. Iby'Imana bimwe byanyu. Byose biravanze. Ariko hari n'indi cyaca njya ngubonaho ni yitwa Bahizi TV. Bahizi yitwa Bahizi TV show. Kutagikoreraho cyane. Iriya nawe bayigane ndayikoreraho. Babyumvishije haba Gato Media TV haba Bahizi TV show. Bahagane barebe ibintu biriho, hari ibiganiro byiza biruhura mu mutwe w'abantu, hari umuntu buriho ufite stress mu mutwe ukeneye nk'ibiganiro bituma ruhuka biba bihari. Twazasubira ubutaha numva nta n'ikindi buriya. Yes, murakoze.